mfite ishimwe rikomeye cyane kubona umushumba w'inka, kuba umushumba w'inka warakuze utagira umuntu kureba, ukuze utagira aho uba. Imana yadukoraga surprise gakomeye cyane, yaduhuje dusa, iduhuza nta numwe ufite aho ari. Imana yajyaga imbwira ibintu izankorera ndi umwana mutoya ntafite aho ndi, naraciwe mu muryango nakuze mbana na mukadata umfata nabi, mbese nkubitwa buri munsi ndara hanze, ariko Imana ikajya imbwira ngo izampoza amarira, ikajya inambwira ibintu bikomeye biremereye. Haleluya! Ndimo nshima Imana ntiyoberanyije. Twaje mu mujyi wa Musanze nta kuntu tumeze, twimukanye isuka, twimukanye bya bintu byo mu cyaro bahingisha bakoresha mu buzima. Mbese kuva navuka i Musanze sinari mpazi, ariko tugendera ku ijwi ry'Imana ivuga ngo muhaguruke tugende, ahako kuri isaha ubundi mu rugo. Haleluya! Nyine yari umukobwa, yari imfubyi, yabaga kwa nyina wabo mukase, ariko iwacu aho tuvuka duturanye hafi n'ishamba rya Gishwati. Yari umuhinzi w'ibirayi afite udufaranga, ariko njyewe nari nshambaye bote n'amapataro nyine ateye ibiraka ku kibuno, ngenda mfite confidence nk'ufite ferabeto mu maguru, hagenda amubwira nti tuzabana wana. Arambwira ati umugabo Imana yambwiye icyambere, yambwiye ko tuzatura mu mujyi. Icyakabiri, Imana yambwiye ko nzaba mu nzu ya kadastre kandi mu mujyi. None wowe dore wambaye bote, none weho dore ntugira huba, ntugira isambu, ntugira nta perime, nta certificat, nta diplome, nta rushoro, nta butike, nta ibintu byose arabivuga bifite, asanga nta cyangombwa mfite. Ariko reka mbabwire, ubu habaga igihe turi kumwe turi kuganira, amubwira ndi yajyana n'ubu uracyategereje umugabo muzabana mu mujyi. Atumva mbese. Twongere dusome kandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 10 ku murongo wa 46. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 10 ku murongo wa 46 haranditswe ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritolomayo umusezi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kugize gute? Kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Tuvuge ngo amen. Ahandi turasoreza ni muri Luka igice cya 7 ku murongo wa 27. Ku murongo wa 27 haranditswe ngo aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire iki? Imbwa. Naha nateguye turi busome, turi buganireho, ariko reka dusome ku ntego y'igiterane, kuko ntabwo bose bari bahari ejo na mu gitondo, hashobora kuba hari abatari bahari, kandi ni ngombwa. Yesaya, gitabo cy'umuhanuzi Yesaya gice cya 59 ku murongo waho uwa mbere n'uwa kabiri haranditswe ngo, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva.
ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Tuvuge ngo uyu munsi yemere, uyu munsi yemere, kuko ibifite mu bushobozi. Hari ubwo yanga, hari n'ubwo yemera. Imana iduhana umugisha. Ndanezerewe kuba muri iki giterane. Amazina ku bashitsi nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro. Ndi umukristo wo muri paruwase ya Gasasa mu rurembo rwa Rubavu. Umushumba w'ururembo kuko yabivuze, nje n'umuryango wanjye dutuye Musanze. Madamu twazanye, dufitanye abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Twavuye aho umushumba yavuze, yakunze kudusura ku Kadahenda, ku itorero rya Kadahenda. Twimutse, ndi umudiyakoni kandi nshinzwe iterambere aho ngaho kuri iryo torero. Impinduka zije banshinga kuba guhagararira minisiteri y'ivugabutumwa. N'ubu ngubu niyo ngihagarariye. Iyo mpari ndabikora, iyo ntahari mbikora aho nagiye. Imana ibahe umugisha. Ibintu banshinze nta nibyo nkora, n'ubu mpagaze ahantu ibyo ngiye gukora. Amen. Niyo mpamvu rero umushumba ibyo yavuze nibyo, yavuze aho dutuye, ariko kandi uwari umushumba w'itorero ryacu icyo gihe nta niwe wabaye umushumba wa paruwase yacu, akomeza kumbwira ati nubwo umuryango wimukiye Musanze uzakomeze kudufasha, kuko nimutse iwacu turi kubaka urusengero kandi ari nje ubishinzwe, nshaka n'abaterankunga. Rero nubwo umuryango wimutse ndacyakomeza kubikurikirana iwacu. Yesu aduhana umugisha. Hari uwo byagusha se? N'ubundi yaba atarahagaze. Ndifuza kuganira ijambo ry'Imana. Mbere ya byose nshimiye Imana se umwami wacu Yesu Kristo, niyo yampamagaye uyu murimo irawuntoranyiriza. Impamvu nyishima buri munsi nuko kuba mpagaze aha, ntabwo nasimbuye data. Hari ibintu bikunze kuba ku bantu bikaba by'umuryango, bigatuma abantu badashima Imana bakabifata nk'ibisanzwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu by'Imana, ubu ndagira ngo mbatangarize ko umubyeyi wambyaye nuko atakiriho, ariko azutse akansanga, yatangara yambaza uko mpageze, kuko nawe yavuga ati ibyo byajemo gute ko nanjye nagiye ntabatijwe. Ariko turashimira Imana itarobanura ku butoni. Iri ni ishimwe rimpora ku mutima. Mfite mu magambo menshi nabwiye Imana amaze gukizwa, mfite ijambo rimwe rihagarariye ayandi. Narayibwiye nti rero Mana, dore ndakumenye, ngize umugisha ndakumenye, ariko uzandinde kukumenyera. Rero ibintu Imana yakoze ku buzima bwanjye simbimenyera, ni ishimwe rihora ririshasha. Sinshobora guhagarara hano ngo nuko nejo nari mpahagaze ngo numva ari ibisanzwe. Imana ibihererwa icubahiro. Ikindi ndashimira umushumba ururembo, anariwe mushumba w'iri torero n'abashumba bafatanije kuriyobora, bemereye komite ya korali Agape ndetse na korali muri rusange, batekereje ko nabo umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana muri iki giterane. Nabo turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Ndashimira rero madamu wanje, mama Dafani, yahoze arampobera ari kunshimira ati ndagushimiye ko wazanye madamu wawe hano i Nyarugenge, ati kuva igihe twakwakiye twagiraga ngo uri umusiribateri. Ariko n'ubundi ni inkoramutima mu nkoramutima za Jehova Jire. Ariko uyu munsi yicaranye na mama presidente, baradusuye mu rugo, tukunda kubashimira. Uyu munsi yicaye hafi ya papa Bazira, amwandike no mu nkoramutima za korali Agape. Imana ibahe umugisha. Ndifuza kudatinda hano,
reka mve muri izo protokole kuko atari zo zanzanye. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga kuruta ibindi bintu byose. Amen. Ariko n'ubundi gushima birasanzwe n'itegeko ry'Imana. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Maze n'ubundi kongera gusaba madamu kubasuhuza. Mama Presidente amuhakayira, mushumba bitwemerere aze atere haleluya basuhuze. Mfite ibintu byinshi mushimira. Aya mavuta mubona tuba dufite, tuba twarayashatse, Imana ikayaduha, ariko madamu wanje nawe akayabungabunga. Nta mugabo washobora gukorera Imana neza umugore atabimwemereye, atamushigikiye. Reka nkoresha iryo jambo. Atagize gute? Kera ariho ndi gukizwa, hari umuntu umwe yari umuvugabutumwa yigeze gutera ipasi imyenda, ishati n'ipataro n'ikote na karuvati agiye kuvuga ubutumwa. Madamu we adashaka kuhajayo, abishize kura ahantu amaze kubirambura, madamu we ahita abifata abishira mu ibase asukamwo amazi. Uwo muntu agarutse kwambara aravuga ati imyenda yanjye. Madamu ati ngiye kuyifura. Aravuga ati kandi maze kwitera ipasi, ati nta nabimenye. Ntabwo nabimenye. Ati kandi tugiye mu giterane. Aravuga ati nge sinabipanze kandi nawe ntabwo kigiye keretse ni wambara ibidafuze. Uwo munsi arasiba. Ariko abantu agahinda mbitamenya ko ibi bintu by'Imana bisaba ko abantu babana bashigikirana. Haleluya. Ngiye guha mikrofone utere haleluya. Haleluya. Nanjye ndashima Imana cyane, ibi bintu avuze nibyo. Buriya kuba intwari si ukuba umuntu wenda ugira ibikorwa byinshi cyane bigaragara, cyangwa ari n'igihe umuntu agira ibikorwa bicecetse ariko bikavamo umusaruro munini. Ntabwo ntinda ahangaha, ndashima Imana cyane, n'ubwa mbere mpageze, kandi atari uko mba ntashyigikiye umurimo w'Imana. Mfite ishimwe rikomeye cyane kubona umushumba w'inka ntabwo ari uko gupfobya mukozi w'Imana, wihangane. Kuba umushumba w'inka warakuze utagira umuntu ukureba ukuze, utagira aho uba. Imana yadukoraga surprise gakomeye cyane, yaduhuje dusa, iduhuza nta n'umwe ufite aho ari. Mwihangane nshima Imana, ntabwo ntinda, n'ubundi nuwanyahora babwira. Ariko Imana iratangaza, iyi Imana muri imbere yayo, iyi Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yacu irahambaye, iteye ubwoba. Imana yajyaga imbwira ibintu izankorera ndi umwana mutoya ntafite aho ndi. Naraciwe mu muryango, nakuze mbana na mukadata umfata nabi, mbese nkubitwa buri munsi ndara hanze, ariko Imana ikajya imbwira ngo izampoza amarira, ikajya inambwira ibintu bikomeye biremereye. Haleluya. Ibintu Imana yakoze iri kubikora. Hari n'ikindi gikuru dutegereje cyane, kizaba igitangaza mu maso y'abantu, ubwo izaba iduhamagaye twishyiriye, yararinze ubuhamya bwacu. Haleluya. Ndimo nshima Imana. Ndimo nshima Imana ntiyoberanyije. Twaje mu mujyi wa Musanze nta kuntu tumeze, twimukanye isuka, twimukanye bya bintu byo mu cyaro bahingisha bakoresha mu buzima, mbese kuva navuka Musanze sinari impazi, ariko tugendera ku ijwi ry'Imana ivuga ngo muhaguruke tugende. Ariko kuri isaha ubundi mu rugo. Haleluya. Mumutunge ibiganza muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Haleluya. Ngo muyihere Imana amashi ya special. Rimwe kabiri gatatu. Abatari kuyakoma ndi kubareba. Aho. Yesu aguhe umugisha mukozi w'Imana. Genda amahoro. Reka perezida aguprotokole, perezida wa Gape aguprotokole rwose. Yesu ashimwe cyane. Biriho byinshi biracyariho,
ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe ibibazo byose twibaza mu yego Imana ibifitiye ibisubizo. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ibibazo byose twibaza Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya. Kimwe mu bintu ntazibagirwa bikomeye n'umunsi njya kurambagiza madamu wanje twarakirijwe ku itorero rimwe tubana no muri korali imwe y'urubyiruko ariko umunsi umwe njya kumusaba ko tuzubaka urugo aranyitegereza arambwira ati ntabwo ari weho tuzabana ndamubwira nti kwari njera atoya nyamara ninjye arambwira tumva nkubwira ati ndabizi urasenga ati niyo utubwirije ndafashwe ati ariko tuzaba inshuti mu bindi ariko kubakana urugo ntabiri si kubera iki arambwira ati nkubwiye umugabo Imana yambwiye njyewe nkubwiye umugabo Imana yambwiye nawe ubwawe wahita uhindukira nkakubona mu bitugu wakumva atari wewe Mana we ndamureba ndamubwira subuko nyine yari umukobwa yari imfubyi yabaga kwa nyina wabo mukase ariko iwacu aho tuvuka duturanye hafi n'ishamba rya Gishwati yari umuhinzi w'ibirayi afite udufaranga ariko njyewe nari nshambaye bote n'amapataro nyine ateye ibiraka ku kibuno ameze ukunda ariko nuzuye umwuka wera ni umutungo bene data ngenda mfite confidence nk'ufite ferabeto mu maguru hagenda amubwira nti tuzabana wana arambwira ati umugabo Imana yambwiye icyambere yambwiye ko tuzatura mu mujyi icya kabiri Imana yambwiye ko nzaba mu nzu ya kadastre kandi mu mujyi none wowe dore wambaye bote none weho dore ntugira huba ntugira isambu ntugira nta perime nta certificate nta diplome nta rushoro nta butike nta ibintu byose arabivuga bifite asanga nta cyangombwa mfite ariko reka mbabwire turashimira Yesu utadutuma ibyangombwa ngo adutabare icyangombwa utujuje arakigusinyira icyangombwa utujuje Yesu aragisinya ubu mubona iyi si dutuma ibyangombwa tukirirwa tugenda tuzenguruka ibaze iyi si igutuma icyangombwa bakanakubwira ngo genda utuzanira icyangombwa cy'ukuriho kandi muri kuvugana n'ukigutuma uzana icyangombwa za kuzana icyangombwa cy'ukuriho ukabaza umuntu ngo iki genda uzana icyangombwa cy'ukuriho kandi uri kumbona genda gitifa bisinye iyi si niko iteye ariko icyangombwa cyose utujuje Yesu yaguhishimiye ntabwo akigutuma ku murenge ntabwo akigutuma mu baturage Yesu arakigusinyira ibyangombwa ntari nujuje icyo gihe nuko yarabisinye ubu ndabyujuje haleluya ibyangombwa byose yambwiraga uwo mugabo we Imana yamubwiye azaba yujuje ndashimira Imana ubu ndashimira Imana urabona atari nje madamu ni njyewe ubu habaga igihe turi kumwe turi kuganira amubwira ndi hajyana n'ubu uracyategereje umugabo muzabana mu mujyi atumva mbese agasanga ni njye ariko icyo gihe hari ibyangombwa ntari nujuje ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo Yesu aracakora Yesu aracyagira gute
Yesu aracyagira gute? Aracyakora. Yesu aracyakora. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo, reka mbabwire, korari Agape itegura igiterane yagiteguriye muri Yesaya. Mu isezerano rya kera havuga Uwiteka, ariko muri sha turavuga Yesu. Mbibutse ko iyo uvuze Yesu ubuvuze Imana, n'iyo uvuze Imana ubuvuze Yesu, ku bantu bazi ibyo turimo. Mperutse guhura n'umuntu, ndamusuhuza mfite urugwiro, ndamuhobera, mbuha umukono ushushe, ndamubwira nti Yesu ashimwe. Ahita nsubiza ngo hashimwe Imana. Ndamwihorera, ndamureba, ndavuga ati suvuze iki? Hashimwe Imana. Numva Yesu arambwira ati twigendere. Twigendere, uyu mwihorera ari mu byo atazi. None se uretse amatiku, Yesu yaravuze ngo mbonye ababonye data. Nje na data turi umwe. N'ubundi abantu bashima Imana baba bashimye Yesu batabizi. Kiretse atari Imana rurema bashima hari. Niba ari indi Imana ho nta kibazo, ariko niba ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, niba bayishima, n'ubundi bazisanga ari Yesu uri ku muryango. Nubwo bazabigenza bate? Niba musanga ari we uri gukingura abantu bagatambuka, ibyiza babimenya hakiri kare. Reka tubibabwire. Yesu aracyagira gute? Hari abantu Yesu yakoreye ibitangaza, ariko ndagira ngo mbibutse ko atari mwebwe bucura mu bitangaza. Hari n'abandi Yesu agiye kuzakorera ibitangaza. Hari abantu Yesu yubakiye, ndagira ngo mbabwire ko ibibanza bigihari. Hari abantu bagomba gukizwa Yesu akabubake. Hari abantu Yesu yishuye bakiga, hari n'abandi bagomba gukomeza bakiga. Hari abantu Yesu yahaye amahoro bararyama bagasinzira, hari n'abandi badasinzira rero benda kuzasinzira kubw'iki giterane. Yesu aracyakora. Yesu aracyagira gute? Aracyakora. Yesu Kristo ko yarari ejo n'uyu munsi niko, kandi niko azahora iteka. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbabwire bene data, hari ibintu Yesu yakoze. Turavuga bike, ibyo Yesu yakoze byose abantu babivuze bwakwira bugaca. Kamvugemo ibintu bibiri mu byo Yesu yakoze. Nimbona hakiri umwanya ndongeraho icya gatatu, ariko kanihute kugira ngo twongere twumva amakorari. Haleluya. Umunsi umwe Yesu, murabizi ko Yesu yamaze ku isi imyaka 33. 33. Yamaze imyaka 30 atarakora umurimo, kuko itegeko ry'Abayuda niko ryemezaga. 30 ishize aja kubatizwa. Amaze kubatizwa na Yohana, ngo ajanwa n'umwuka mu butayu, amaramo iminsi 40 n'amajoro 40. Iyo minsi 40 ishize n'amajoro 40 ava mu butayu. Ariko ijoro rya nyuma yasenze, yariraye arisengera intumwa ze, asengera abo bazakorana naho azakorera. Ariko basengera yabasengeye ijoro ryose, amasaha 12. Buri ntumwa yose Yesu yayisengeye isaha, na Yuda kandi yaramusengeye, ariko apfusha ubusa amasengesho. Yesu amaze gutangira umurimo, afite ijambo yavuze ryanditswe muri Yesaya 61, rikongera rikandikwa muri Luka mu gice cya 4. Yaravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje, yanjeho ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'iki? W'imbabazi. Mbwira imbohe ko zibohowe, mbwira ibisenzegere. Ageze hepfo aravuga ngo mu cyimbo cy'ivu nzabaha amavuta. Ngo umuvunjayi original, mu cyimbo cy'ivu nzabaha iki? Amavuta. Ndagira ngo mbabwire ko iyi disikuru impamvu yambutse bakayikura mu rya kera bakayigeza muri sha, niyishamikiyeho imirimo yose Yesu yari ari kuvuga ikimuzanye ku isi. Amen. Yavuze ijambo abanyabyaha. Reka mbabwire, hari ibintu abantu mu myaka yashize bari bamaze iminsi
badukangata bakatureba igitsuri bati ibyo murimo ntari byo, bakatubwira ngo ibintu ngo byo guhagarara imbere y'abantu ngo mukavuga ngo abantu ni abanyabyaha, ngo umuriro, ngo abantu bazasha, ngo Imana ntiyatwika abantu ntari ingome, ngo Imana si yakwica abantu ngo ni interahamwe. Imana ubu uretse kubihorera Kora na Biramu ninde wabishe? Ninde ko muri kuyivuga borosi polisi yayifata? Ni Kora na Biramu na Datani ninde wabishe? Ni Imana. Abo ku bwa Nowa, abantu bo ku bwa Nowa ninde wabishe? Isodomu na Gomora so watwitse ninde? Ni Imana. Abantu bakatubwira ngo ya ngo ariko ngo ibyo bintu ngo byatera bwoba ngo mamuvuga ngo Imana ntiyatwika abantu. Bukeye mu gitondo muri iki kinyejana turimo, muri iki twatangiye, Los Angeles yagira gute? Harasha muri Amerika, harasha. Mu gihe hari gusha baraperereza aho umuriro waturutse, barahubura babura uwahatwitse, baravuga ngo ni Imana yagize gute? Yahatwitse. Umuntu wamenye ikintu hazize ninde? Agire guca. Hazize iki? Hari hazize ko bari batanze amanota, bari kwishimira ubuzima babayemo, baravuga ngo mureke dutanga amanota y'icyabigizemo uruhare ngo tube tubayeho neza. Ngo bandike ikigirwamana hariya cyari icy'umugore, bari bamushushanyije, bakoze n'icyaha gikomeye, imyanya yose y'ibanga bayishira hanze. Barangije bashiraho n'imirimo y'amaboko yabo, bashiraho ibyo bakora, barangije baravuga ngo harani Imana mutanga amanota. Ngo icyo kigirwamana cy'umugore bagiha amanota menshi, imirimo yabo nabo bayiha menshi, ngo Imana bayiha 0. Kandi ngo wavuze amanota, ngo yageze ku Mana avuze ko yagize 0, ngo bose bakoma amashi, baravuga ngo barayimwaza ngo nifate 0 ntacyo yakoze. Kandi ibyo bari kuvuga bakoze, babikoze bahumeka umwuka wayo. Muvuge ngo birababaje. Imana nayo irabihorera, iravuga ngo mumare kuyakoma mbatwike, muzasha. Bukeye sinzi iyo yarahuye, ariko Imana igira umuriro, bayita fire. Imana ibifasha umuriro, niyo yawukura kuwo yoherereje Eliya, niyo yawukura kuwo yatwikishije abahungu ba Aroni. Imana igira umuriro, ngo Imana urumuriro irahatwika. Mu gihe hari gusha isi yose yarahagurutse, indege zarawujimije biranga, ngo yajagira uyora ikawukura nkani ikawujugunya nk'Ibugesera, ngo baba bakizimya hano ukabagugeza ahandi, ngo kugeza ku rwego urubyiruko rwo muri Los Angeles ngo ruhita rukora imyigaragambyo mitagatifu. Bahita bahamagarana baravuga ngo ba data na ba mama bagomeye Imana batuma hano hasha, none twebwe muze dukora urugendo rutagatifu. Ngo bandika ku byapa, bandikaho amagambo akomeye, bandikaho ngo Jesus is King. Barangije bagenda mu mihanda yose ahahiye, hagati y'amataje yahiye, bavuga bati ba mama na ba data baragupinze, ariko twe turakwemera mwami, turakwemera Yesu, twebwe turakwemera, uri umwami, ureka aba banyamurengwe, ariko uri umwami. Uwo munsi umuriro urazima, kandi Yesu afite akandi kantu keza yakoze. Muvuze ngo amena cyane nakababwira gakomeye. Yesu ngo ariko hari gusha, ngo hasigaye inzu y'umukristo, cyo bita umwihariko. Abafite ibikumwe bitacitse mugire gucyo, hasigaye inzu y'iki? Ngwiki ibi tuvuga ntabwo ari amagambo, nawe ubisacinze babikwereka kuri telefone yawe. Inzu y'umurokore yarasigaye, cyo bita umwihariko. Ubu ndafashijwe, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibi, ntabwo nzicuza. Dufite umwihariko, dufite ubuzima tuzabamo butari rusange. Imana ibaha umugisha. Yesu ndagira ngo babwire, atangije uyu murimo, yaraza ahantu hose hari ikibazo. Yerusalemu yarahageze, ahavugiye abwiye abantu ngo mwihane. Yerusalemu baramubwira ngo hano nta banyabyaha bahaba, niba ushaka kubabarira abanyabyaha
genda i Galilaya umanuka iyo hepfo za Yeriko, niyo haba abandi bashikuza abantu amatelefone. Twebwe nta muntu wakwiba yambaye karuvati. Reka abantu binana abasirimu nta banyabyaha bahari. Yesu arababwira ati ye nta banyabyaha bahari, va hano. Ibyo bintu bikuzanye nta mubyizi ufite hano rwose. Muzasome Bibiliya mu kirego yashinjije Yerusalemu. Yarababwiye ngo nashatse kubabundikira mugira gute? Muranga. Mutera umuhanuzi iki? Amabuye. Gutera umuhanuzi amabuye bivuga iki? Nukwanga gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana agize gute? Akubwiye. Yesu yashatse kubundikira Yerusalemu iranga. Bamutera amabuye baramwirukana ngo nagende, ibyari kuvuga ntabiri kuryohera amatwi. Ariko Yesu arababwiye ngo hazahaguruka umuntu azabasenya, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, kubera aya magambo mvugiye mu matwi yanyu mukanga kuyashira mu bikorwa. Ndagira ngo mbwire umuntu wese waje muri iki giterane, aya magambo yafate, nutayemera uraba unteye amabuye, ariko nuyemera uraba wemeye n'uwantu. Imana iguhumgisha. Yesu ngo akora urugendo hagati ya Yerusalemu na Yeriko. Yerusalemu byasobanuraga umurwa w'amahoro, Yeriko byavugaga havumwe. Ahagize gute? Ahavumwe. Yeriko yavumwe kera n'umuntu w'Imana witwa Yosuwa. Bamaze kuhanyura yarahindukiye arahavuma, aravuga ati uravumwe ntihagire uzakubaka. Birangira rero aho Yeriko kuhaba ari ukuba havumwe. Kuva Yesuwa yahatura ririya jambo, Yeriko abantu bahakomoka nta mabandi, nta bambwaye, nta bagize gute, mbese haranzwe n'abanyabibazo. Noneho Yesu aje, kuko Yesu ari karuhura, aravuga ati ngiye mu ndangira hari abanyabibazo niho nshaka. Yesu ni we wenyine buriya mubona ukuntu abantu bateye, ntaba bashaka kubana n'abanyabibazo. Niyo ugize ibibazo gukura muri telefone ati gora umpamagara, ati mba mfite telefone nitaba, ati telefone yawe nta nyungu igize gute? Nta nyungu impaye. Ariko Yesu telefone akunda zimuhamagara n'iz'abanyabibazo. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abagize gute munsange ndagira gute. Reka nihute. Bibiliya yerekana ko Yesu yaciye i Yeriko. I Yeriko ahanyuze ngo hari hatuye umugabo witwa Timayi, afite umuhungu witwa Baritolomayo. Uyu muhungu ngo yari impumyi, yarabaye umusezi wo ku nzira. Abantu bose yarakuze, agakenera kurya, agakenera kwambara, agakenera abamuterura, ngo habura abaje bamuterura buri munsi. Baramwaba bati ntabwo ariko kazi. Undi baramutekerereza, abashinzwe gutekereza imishinga baravuga bati ariko nubwo mumuterura mukananirwa, muramutse mumujyanye ku muryango wa Nyabugogo, nyamara yaje aravuga ati Sayidira utabona, bakamuha ibiceri, umugire neza akamuha n'inote. Barangiza bamujyana ahantu ngo mu mahuriro y'inzira muri Rompuwe. Wahanyura ati impumyi n'abasaba, wahanyura ati Sayidira utabona, usizeho 1500 y'igiceri, akayatahana amafaranga. Umunsi umwe rero ngo haboneka abantu muri iyo karitsiye Yesu yaratangiye gukora imirimo, yaratangiye gukora imirimo, yahumura impumyi agira gute. Noneho ngo haza umuntu aravuga ati rero Timayi, uyu muhungu wawe wirirwa aravuga ngo Sayidira utabona, nyamara hari igihe yabona. Timayi ati ngwiki atashobora kubona, ati kubereka, ati kubera Yesu. Yesu wahe? Ati waje. Yaje ryara? Ati yaje akenewe. Hari uwabikora se? Ati ego ntari we wa mbere yabahumuye, aherutse guhumura n'indi. Aravuga ati none anyura he? Baravuga bati hari inzira ataburamo, iyo atayirimo kwa gatatu abayirimo ku cyumweru. Mbese ni sirikirasiyo abagenda hagati ya Yerusalemu na Yeriko, abari muri iyo nzira. Reka rero tujyane uyu mwana wawe ahagarare. Ngo baramujyana Baritolomayo, bamwicaza muri iyo nzira. Bahamwicaje, Bibiliya nayisomye, ifite ibintu yavuze bike. Hari ibintu tuvuga duhagaze aha, abantu bigize abasesenguzi dore ko babaye benshi, ngo ariko sinabiravuze ngo biranditse. Ndagira ngo ngutangarize ko ibintu byose bitanditse muri Bibiliya, kandi ibyanditswe mwese murabyisomera. Ibi bitanditse nibyo bituma batumira umushitsi. Ibi tuvuga bitanditse nibyo bituma batumira iki?
kuko ari ibyanditswe ndasubiramo gusa mwabisoma muri mu rugo nta nubwo mwazana mu materaniro. Ibi bitanditse rero bifitanye isano n'ibyanditswe nibyo bimpagaritsa. Muvuge ngo amen. Bamushyiraho ngaho bahamwicaje ngo havamwe umuntu umwe w'inararibonye mu bya Yesu. Baramubwira bati rero Baritolomayo, umuntu dutegereje tukwicaje utegereje, ntabwo turakomeza kwicarana nawe hano, twe dufite imishinga, ntabwo natwe turabatabona, ariko wowe umutegereze dore ko nta yindi gahunda ugira. Tugiye kukuburifinga, tugiye kubwira amagambo uzavuga, uyarepete uyafate. Ati yego. Icyambere, uwo muntu ntagenda ari umwe. Iyo atari kumwe na batatu, ubwo ni Petero na Yohana na Yakobo, abari kumwe na 12. Iyo atari kumwe na 12, abari kumwe na 70. Nawe yakundaga kubatuma. Umunsi rero uzaje wumva imirindi y'abantu barenze umwe, umva amagambo uzaje uvuga. Ujye uhita uvuga uti Yesu mwene Dawidi mbabarira. Aka kantu kambabarira nduzakibagirwe. Barahamwicaza. Yakumva abanyeshuri bari gucunga ibiziga batashe, ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abanyeshuri batize twabaye Yesu ujyara. Ati twe turi abanyeshuri. Baritolomayo ati mugende muzatsinde ibizame neza. Hakaba hanyuza abahinzi bikoreye, bakubita imirindi bikoreye. Ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abahinzi batariko abantu bose bazitwa ba Yesu. Wajya umenya ibyo urimo. Twe turi abahinzi. Baritolomayo ati muzagira umwero nta kibazo, nubwo muri kunsubiza nabi hari igihe azaba ari we. Hari igihe azaba ari we. Hari igihe uhura nawe. Umunsi rero nk'uyu, muvuge ngo nk'uyu, ngo Yesu barahatambutse, ngo ari kumwe, murabizi ko agendanaga na 12 abagabo bambaye amakanzu n'ubwanwa bugezaho. Mu gutera intambwe yumva imirindi barakubise, abarahagurutse ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abandi bati ceceka. Ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Bandi barahirika ngo baramucaha, baramucecekesha, baramubwira bati ceceka. Aratambutse, ageze imbere ngo yongera volume, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Reka mbabwire, Yesu kubona abamuhamagara yarabamenyereye. Kumwita mwene Dawidi byari bisanzwe, ariko yakubisemo akantu kadasanzwe. Aka kantu kambabarira. Aka kantu kambabarira. Ngo Yesu yarahagaze aravuga ngo nabonye abansaba ibitenge, nabonye abansaba amabati, nabonye abansaba igishoro, abansaba imbabazi nibona ari narabuze, abambwira ngo mbababarire nembarwa. Nembarwa. Ubu mubona abantu benshi abavuga ngo mbabarira ni bake, ni bake cyane. Mbabarira. Yesu yumvisha iryo jambo ahita ahagarara. Bati twigendere Yesu. Ati ninde? Ati n'umuntu uri kwabira aha hepfo. Arahagarara ati mumuhamagaraze. Aka kanda ashizemo anyorohereje akazi, mu gihe abandi nabibasabye bakanga, warabinsabye ngwino hano. Bibiliya iravuga ngo akivuga ngo bamuzane, abamuhiritse nibo bateruye, bamubwira amagambo atatu. Murahari nyababwire. Baramubwiye ngo humura, haguruka, araguhamagaye. Humura, haguruka, araguhamagaye. Dusubiremo rimwe. Humura, haguruka, araguhamagaye. Ngo ahita agenda, ahita amuhagarara imbere. Ati Yesu, Yesu. Yesu ati nibiki? Ati mbabarira. Yesu ati ukimara kubyemera no kubivugana yise mbikora. Nta kubabariye ahubwo tuje no mu yindi mishinga. Urashaka ko nkugirira nti? Iyo Yesu akubabariye muhita mwiga indi mishinga. Hari ababyumvishe ngo batere haleluya dusoze. Iyo Yesu amaze kukubabarira muhita mwinjira mu iterambere. Iyo amaze kukubabarira muhita mwinjira mu ki? Mu iterambere. Urashaka ko nkugirira nti? Wenda urasubiza uti ndashaka gusubira mu ishuri. Urashaka ko nkugirira nti? Ndashaka kwiga theology. Urashaka ko nkugirira nti? Ndashaka gucuruza. Yesu yamaze kukubabarira iterambere rirongera rikazuka. Iyo amaze kukubabarira
nibyo mwakira ijambo ry'Imana. Iyo amaze kugira gute kukubabarira, aramubwira ngo namaze kukubabarira tuje no mu bindi. Ati ndashaka guhumuka. Ati vuga ibindi dukomeze. Wahumutse kare. Reka mbabwire, nasomye Bibiliya nsanga hari indi mpumyi Yesu yahumuye muri Yohana mu gice cya 9, ariko yo ayohereza hehe? I Sorowamu. Yo yatobye akondo. Muzi impamvu yayohereje ku kidendezi, iyo ntayoherezeyo? Muvuge ngo amena nyibabwire. Nuko yayindi yo yayihumuye itihanye. Yayihumuye itagize gute? Bisobanura ngo iyo utihanye bagutaransifera mu cyumba ahandi hantu, ariko iyo wihanye ukomezanya na Yesu urugendo. Ya yindi yo muri Yohana 9 yatobye akonda agasiga ku maso akayohereza na za kidendezi. Biriya yayihaye serivisi y'ubuzima ngo ibeho, ariko kuko itihanye izazenguruka inzego. Ariko iyi yo yaciye inzira nyayo. Yesu yahise ayibwira ngo ugendere, kwizera kwawe kugize gute? Ngo ahita ahumuka, kandi bakomezanya gahunda ihita ija kurepeta. Imana nihabwe icyubahiro. Iyi gahunda yo kwihana turashimira Imana ko yongeye guhabwa imbaraga. Nyabuna bene data, niba hari ibintu byantangaje Nyarugenge nibiterane bihari, kandi Imana ikomeje wamugani no gucura abageni kuko umuyobozi yabivuze. Ariko nukuri ntidufite isoni zo gutaha iwacu, ariko mu gihe dutinze inaha turasaba abantu ngo bihane. Hari umugore umwe Yesu atarazuka yakoraga ibitangaza, ariko akabikorera abana ba Aburahamu, Abisirayeli gusa, Abayuda gusa nibo Yesu yakoreraga ibitangaza. Ngo kugeza ubwo Abayuda ngo ubwibone bwarabafataga, ngo bakagenda bavuga ngo nta rindi shanga rifite Imana iriba hafi nk'Imana twiringiye. Hari abantu batari kwa abanyamafiyeri, nta rindi shanga rifite Imana iriba hafi nk'Imana yacu. Ngo bakagera ku rwego abandi bagatera udukorasi. Uriya twagiraga udukorasi tumeze ukuntu, niba ari utw'ubwirasi, ariko uwirata yirasi Imana nta kibazo. Tukavuga ngo dore Yesu ni mwiza we, twabonye muganga, dore Yesu ni mwiza, ayi twabonye muganga we, utuvurira ubuntu, dore Yesu. Murekeraho. Noneho kubera ko abagiriki bigeze gukoloniza Abayahudi, abagiriki bakunze kuba muri Yerusalemu cyane. Ngo umuyuda yari aturanye n'umugirikikazi. Uwo mugirikikazi yari afite umwana urwaye dayimoni. Birangira avuze ati uwo Yesu wanyu uko ndi kumva ari muganga, wamundangira ko agakobwa kanje karwaye. Umuyahudi ati hajya weho uba muyihe korari? Ati sindirimba. Muyihe komisiyo? Ati ntayo mbamo. Mu kihe gihande? Nta bihande mbamo. Aravuga ati wowe ntacyo Yesu yagupangira. Undi ati zi kubera iki? Aravuga ati Yesu ibitangaza afite ni ibyacu, mwebwe sabaki twebwe Abayuda. Aramubwira ati siniko yababwiye? Ati nuko nta wundi munyamahanga yari yagikorera. Undi aramubwira ati nje mu ndangira aho arakorera, njeyo ndangira njeyo wimpahamura. Aramubwira ati ufite aya moto? Ati ndayafite. Uraturuka mu kihe gihande? Ati cya hano Rwandegese. Ati wowe ufata moto utambuke kuri kazi ni kazi. Uratambika ako gahanda gatoya wigire hirya uhita usanga haparitse, wowe winjira urahamusanga. Nuhagera urabona abandi barangaye, ntiwishinga ibibarangaje. Umuntu wese aba maso bitewe n'imbunda iri kumurasaho, kandi umuntu wese mu bitaro abagwajuwe. Ntago muri kunyumva mwebwe? Mu bitaro buri wese abagwaje. Hari aburasanga bicaye nk'abari gushaka ifoto yo gushyira kuri pasiporo, mbese bicaye amatwi yombi ari kuboneka. Abo ntubishinge, wowe wigwane nk'ufite umwana urembye. Umudamu ngo arasunika ngo ababonye aho Yesu ari. Ahageze ngo ava nk'iriya amanuka sikari ati Yesu agakobwa kanje kararwaye genda gupfa. Yesu atumva mada, iby'amarira ntabwo binkanga, ndashaka kukubwira ijambo. Umudamu ati kagira inkuru. Yesu aramubwira ngo sinafata ibiryo by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Ba Petero batari ko mada, ikinyarwanda uracyumva cyangwa ntacyumva? Umudamu ati kubera iki?
baramubwira ngo mu Kinyarwanda baravuga ngo amaboko araguha uyabona muki. Ubu uyu muntu ukubwiye iri jambo hari ikintu aragupangira. Madamu aravuga ati yo ni imigani y'abakecuru ntabwo ari iya Salomo. Ati yo migani muyinkura iruhande. Abandi bati si iri jambo akubwiye nare kuri rindi ntarira gutura iwawe mu rugo ugataha. Umudamu atari ko mwenyivangira mu byanje na Yesu. Umudamu urahata avuga ati rata Yesu ndagushimira kugira ukuri umunsi ukira. Ibyo bintu uvuze nibyo koko, ariko reka abana barire mu bisorori. Imbwa nazo ngo ahita amanura amaguru neza arapfukama aravuga ati reka zitegere munsi y'ameza, nta gitangaza kiba gito nanje ntore kubuvungunyukira. Yo ngo akigeze amavi hasi, Yesu aramubwira ati hagurukire. Nabaho n'abambaye uniform n'abambaye amakote n'abateze ibitambaro sinigeze mbona umuntu ufite kwizera nguko ufite. Ahita amubwira ngo nta randevu nguhaye, ubu tuvugana dayimoni avuye mu mwana wawe. Cyenda amahoro. Tuvuge ngo Yesu aracyakora. Tuvuge ngo Yesu aracyakora. Tera haleluya. Dayimoni avuye mu mwana wawe. Cyenda amahoro madamu. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya dayimoni asohoka muri uwo mukobwa. Uwo mugore ashima Imana. Ataha avuga ati nimundeke ndirimbe kandi gora. Tugiye gusenga. Si bisanzwe uwaho hahandi Yesu arahindura, Yesu arahindura, Yesu arahindura, amateka agahinduka. Ababyemera bakoma amashyi. Arahindura. Abatari gukoma amashyi ndi kubareba nta kibazo. Ai Yesu arahindura, Yesu arahindura, Yesu arahindura, amateka agahinduka. Nukuri oya, ibyo bintu byo gutera rero mu kajagari ntabwo ari byo. Kambare gatatu ifite itere mbabwira uko dusenga. Kabiri gatatu. Mwireke mu ijuru barayikiriza. Mwireke mu ijuru barayikiriza niyo yavuye. Yesu yaramubwira ijambo rivuga ngo ntabwo nafata ibyo by'abana ngo mbihimbwa. Uyu mudamu ahita yitaransifera yikura mu mbwa ahita yinjira mu bana. Iri jambo imbwa ntabwo ari izimbwa zimoka. Izi zirinda ibipangu. Iri jambo imbwa niryo rikomoka ijambo rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ntabwo ari izi rero zimoka. Kera muri kiriya gihe iyo umuntu yari umunyabyaha bamwitaga imbwa. Umunyabyaha. Yesu rero aramubwiye ngo nta bitangaza by'abanyabyaha ngira, ngewe mfite ibitangaza by'abana. Abana Yesu yari arivuze arikuye he? Yari arikuye muri Yohana igice cya mbere 12. Yohana igice cya mbere 12 hari ijambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba. Umudamu ahita atera ivi hasi aravuga ati ndakwemeye, ubu tuvugana mpise nkwemera. Yesu atuvuye mu mbwa winjiye mu bana. Fata isahane nawe karibu ku meza. Ndagira ngo nkubwirire umugoroba nawe winjira mu bana. Emera Yesu nk'umwami n'umukiza. Tugusengere urare mu bana nubwo uyu munsi uteriwemo ariko raramo. Iki ni igiterane. Ndagira ngo nkubwire ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo ananigwe gukiza, ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananigwe kumva, ahubwo ibyaha. Ibi byaha mubona biba mu bantu, ibyaha Billy Graham
ni umusaza yitabye Imana, ariko afite amagambo yavuze. Yari umuvugabutumwa ukomeye cyane, yitabye Imana ageze mu zabukuru. Yavuze ijambo rikomeye agiye gusoza urugendo rwe. Yavuze ijambo aravuga ngo nuza n'umuntu umwe kuri Yesu, iminsi wabaye ku isi izaba itarapfuye ubusa. Nuza n'umuntu umwe kuri Yesu, iminsi wabaye ku isi izaba itarapfuye ubusa. Ngo nta n'iryo jambo rya nyuma yavuze ahita ava mu mwuka. Uwari umurwaje baramubajije ngo vuga ijambo rya nyuma yavuze agapfa, ahita avuga ngo yavuze ngo zana umuntu umwe kuri Yesu, ahita apfa. Hindukira uwo mwicaranye mubwire uti zana umuntu umwe kuri Yesu. Korari Agape we, muzana umuntu umwe kuri Yesu, ayo makanzu muraba mutayambariye ubusa. Zana umuntu umwe kuri Yesu. Iyo tubonye umuntu uje kuri Yesu, aya makote tuba tutarayambariye ubusa. Imana nibaha umugisha, Imana nibarebe neza. Rero tugiye gusenga Imana, dusengera umuntu uri kumva ashaka kwinjira mu bana agahabwa umugabane. Agahabwa iki? Hari umwana umwe ngo yahuye n'undi biganye, aramubwira ati bitese, undi ati ni byiza. Ati ko wambaye ibikweto bishaje? Ati ndi mu kazi. Ati nguheruka ku ishuri? Ati yego. Ati se kuri kunsuhuza urukunzunguza nkaho uzi ko ndi umuntu usanzwe? Undi ati se umeze ute? Ati rega ndi umwana w'umukire, twe turi abakire. Ati se kuba muri abakire byatuma ngo ntagusuhuza gutya? Aravuga ati ariko uranze? Undi ati ntabwo nkuzi neza, nkuzi twigana. Ati ngwino nkwereke. Ati uri kubona ririya shamba ririya hariya hakurya? Ati yego. Ati ririya ni irya data. Ati se kudahamutse? Ati ntabwo mpahamuka n'ibibonetse byose. Ati ngwino nkwereke n'ibindi. Ati dore iriya etaje? Ati nayo ni iya data. Undi ati ntego. Ati ntacyo bikubwiye se? Ati ntacyo. Ati ngwino nkwereke. Ati dore n'ariya maduka? Ati yose nayo ni aya papa. Ati na ziriya kawa? Aramureba ati genda here nkubwira nkwereke ibintu ngo ngukange, ndabona udakangika kandi wewe ndi kubona ukenye, none bite? Undi aramubwira ati rero nakuretse ngo uvuge, ariko utuntu twose wanyeretswe mufite, ngiye kukubwira ijambo rimwe. Ati rimbwire. Ati urabona ririya shamba rya so? Ati yego. N'iriya etaje ya so? Ati yego. N'iriya duka rya so? Ati na ziriya kawa na ruriya rutoki? Ahita amubwira ngo ni papa wabihaye so. Biriya byose uri kunyereka ugashaka kunkanga, ni papa wabihaye so. Aramubwira ati si none ko ndi kumva muri abakire kuturuta ukaba wambaye ibyo bikweto? Aravuga ati weho duhuye uvuye iwanyu, ariko nanjye duhuye ndi kujayo. Ati nanjye uzansange mu rugo kondo nzaba meze. Rega mbabwire, ubu turacari mu kazi, turi mu rugendo ruja mu ijuru. Bazaze kutureba turi mu ijuru ko tuzaba dusa. Muzaze kutureba turi iwacu. Biriya byose mutwereka ni papa wabihaye baso, ariko natwe nitugera iwacu tuzaba duhagaze neza. Imana nibaha umugisha.